Yesu ashimwe bene data abo muri bose turabasuhuje turabifuriza amahoro ya Yesu. Twishimiye kongera kugaruka imbere yanyu ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turabifuriza amahoro, mutwemerere dusenge kugira ngo dutangire gusangira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'iki gitondo baturemeye kandi baduhaye. Ndagushimiye kubw'aba bantu bose bagiye gukurikirana ubutumwa. Imana ibahe umugisha kandi reka ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima yabo, rigira aho ribavana, rigira naho ribashyitsa. Mwami nsengeye umukozi wawe turi kumwe Tichavrante umugisha. Reka Uwiteka mwami Imana buri muntu wese iri jambo ugiye kwitega amatwi akaryumva, reka rigira ubushobozi n'ububasha mu buzima bwe. Bimuzanire ingaruka nziza. Mwami urakoze rero, twemerere ubane natwe mu byo tugiye gukora byose. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Bene data twongeye kubasuhuza. Amazina yanjye nitwa Pastor Mugisha James nkuko musanzwe mubimenyereye. Ni umupasiteri uhagarariye itorero rya New Life Bible Church Kagiye. Twishimiye kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mugambi dufite na wundi ni kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, twongere twibukiranye amagambo y'Imana, kuko ni amagambo mashya turimo kuvuga umuntu atumvishije, ariko nugora twibukiranya kugira ngo ubwami bw'Imana bugume bufite imbaraga mu mitima yacu. Reke twumve ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma igitabo cya Petero wa mbere, igice cya mbere ku murongo wa 3. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se wishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, tubiheshwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ku byiringiro bizima. Murabizi mu isi hano hari ibyiringiro byinshi bitandukanye buri muntu ajya agira. Abantu bagira ibyiringiro bitandukanye. Hari abagira ibyiringiro by'imiryango yabo, hari abagira ibyiringiro by'inshuti, hari abagira ibyiringiro by'amasezerano runaka wasezeranijwe, ariko nabazaniye ibyiringiro bizima bitagajuka, bitabora, ibyiringiro bihoraho, ari byo byiringiro bituruka ku Mwami Yesu. Naje kugira ngo mbaganirize munyumva aho muri mwose, kugira ngo mugire ibyiringiro bizima by'Umwami Yesu. Yesu niwe ufite ibyiringiro bizima. Yesu niwe wenyine twakwiringira tukumva ko ubuzima bwacu bufite amahoro, butekanye, butuje aho muri hose. Mwumve ko Yesu niwe byiringiro bizima. Wanditse iki gitabo niko yavuze. Yaravuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se wishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima. Bisobanuye yuko hari ibyiringiro bipfuye. Hari igihe umuntu agira ibyiringiro ariko bitujuje ubuziranenge. Rero ndagira ngo mbwire mwene data urimo kunyumva, ndagira ngo mbwire ngo nta bindi byiringiro byujuje ubuziranenge uretse bituruka ku Mwami Yesu. Munyemerere ko ngiye turebe ijambo ry'Imana mu Migani, ibice byaho 14 ku murongo waho wa 26. Baravuga ngo ubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire bene data murimo kutwumva, ibyiringiro bikomeye biruta ibyiringiro byose tujya tubona mu isi ni ibyiringiro bituruka ku Mwami Yesu. Ndagira ngo rero mbabwire ngo nta bindi byiringiro twabona muri iyi si bikomeye byo kwiringirwa ibyiringiro rero icyatumye nza kubaganiriza ibyiringiro muri uyu munsi. Nzi neza ko muri iyi si iyo umuntu abuze ibyiringiro ariheba, ubuzima bwe bujya mu kaga. Rero nababwiye ngo nongere mbibutse muri iki gitondo, mwongere kugira ibyiringiro bituruka ku Mwami Yesu. Ibyiringiro bindi bijya bishira. Umuntu yiringira amafaranga akamushirana, yajya kumva ubuzima bwe ni bugihari. Umuntu yiringira inka nyinshi, umuntu yiringira ubushobozi bundi buturuka mu bindi bintu byo muri iyi si twese tugira,
ariko bijya birangira, bijya bishira, ukabona umuntu arihebye. Ariko mureke mbabwire, hari ibyiringiro bidashira bituruka ku mwami Yesu. Ibyo bihoraho, ibyo byiringiro bihoraho, kandi umuntu ufite ibyo byiringiro ahorana imbaraga mu mutima we, ahorana ubushobozi mu mutima we. Bene uwo muntu ntabwo yiheba ngo agere ahantu yumva ko ubuzima bwe bwajya mu kaga, kuko ibyiringiro by'umwami Yesu ni ibyiringiro bizima bihoraho kandi ni isoko ndende. Rero bakozi b'Imana ajya mbabwire, ibindi byiringiro byose byashira bigatuma ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga, ubuzima bwawe bwakwiheba. Tubona abantu benshi biyahura. Wakwibaza kuki umuntu yiyahura, kuki umuntu yiyahura, kuki abantu bashobora kugeraho bafata icyemezo kibi ku buzima bwabo? Nuko ibyiringiro byashize. Ibyiringiro byashize, umuntu areba hirya akareba hino, akitegereza akabona nta gisigaye, akabona nta buzima bundi bugihari, akabona imiryango ye yose irakinze, akumva akavuga ngo hasigaye kimwe gusa, nicyo abona: kwiyahura. Abandi bakanywa imiti, abandi bakajya mu ruzi bakiyahura, abandi bakafata imigozi bakiyahura. Nta kindi baba babuze, nuko baba babona ko nta bindi byiringiro bisigaye. Ariko naje kubabwira bene data banyumva, ibyiringiro bya Yesu ni ibyiringiro bizima. Kuba bifite, ubuzima bwabo buratekana. Kuba afite ibyo byiringiro bya Yesu, ubuzima bwabo bugarukana imbaraga, bugarukana ubushobozi. Ijambo ry'Imana rero tubwiye hano mu Migani, uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye. Uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye. Umva iryo jambo rikomeye cyane: uwubaha Uwiteka agira ibyiringiro bikomeye. Bene ibyo byiringiro rero ntibijya bikoze isoni, ntibijya bishira, bihoraho. Rero najya mubwire mwene data wawe, ongera ushaka ibyiringiro by'umwami Yesu. Shaka ibyiringiro by'umwami Yesu mu mutima wawe. Yesu niwe byiringiro bizima, niwe byiringiro bidashira. Ibintu byose biragenda, ariko Kristo ni ibyiringiro bizima. Ni umuntu dushikamaho tugakomera. Ntabwo ingoma y'umwami Yesu nigishira. Ibindi byose byashira, ibindi byose byavaho. Ushobora kwiringira uburyo bwose, imiryango ikomeye, abavandimwe bakomeye, ibintu bikomeye, ariko najya mubwira ngo ibyo birashira bikagusiga wambaye ubusa. Ariko iyo ufite umwami Yesu ntabwo ajya ashira. Ingoma ye ihoraho, ntabwo yimuka, ntisimbura, ntiyiyamamaza. Uyu mugabo rero arakomeye. Mwumve ijambo ry'Imana, muryakire imitima yanyu, mugumane ibyiringiro by'umwami Yesu. Nibwo imibiri yanyu, nibwo ubuzima bwanyu buzahoraho butekanye, nibwo ubuzima bwanyu buzagumaho bufite amahoro. Reka mbabwire rero, ibyiringiro byashize ubuzima bwacu bujya mu kaga. Iyo ibyiringiro byashize ujya kubona ukabona umuntu arihebye, arananutse, akumva ntibishoboka. Hari igihe mujya mubibona, hari igihe umuntu aba akomeye, afite imbaraga zikomeye, ariko mu kanya gatoya yarwara, ukabona arashize kandi afite ibintu bimuzengurutse impande n'impande. Ariko ndagira ngo mbabwire, ibyiringiro by'umwami Yesu bihoraho, ntabwo bijya bishira. Iyo Kristo ari kumwe nawe, abana nawe urwaye, abana nawe uri muzima, abana nawe uri mu kaga, abana nawe mu buryo bwose. Ihumure rye rihora riri kumwe nawe, kandi najya buri nzira ntabwo ajya ashoberwa. Rero mbabwire bakozi b'Imana, munyumvishe muri iki gitondo, kambifurize kugira ibyiringiro by'umwami Yesu. Ibyiringiro by'umwami Yesu bihoraho, ni bizima. Mwitakaza ibyiringiro, witakaza ibyiringiro. Najya mubwire humura, witakaza ibyiringiro. Nubwo ubona ushobewe, nubwo ubona inzira zawe zose zidahari, nubwo ubona utekereza bikanga, nubwo ubona hari abo uhamagaye bikanga, nubwo ubona hari abantu babwiye bikanga, nubwo ubona ubuzima bwawe bwose ibintu bikuzengurutse, ibyo wari wiringiye byose birasa n'ibitagihari, najya mubwire ngo umwami Yesu aracyahari, ni muzima, aracyakureba, kandi waguhaye inzira n'uyu munsi aracyafite indi. Kambashimire rero, murakoze aho muri, murakoze kuduha umwanya wanyu, murakoze kudutega amatwi. Tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije ibyiringiro bizima, tubifurije kugumana amagara mazima, tubifurije kugumana ubuzima buzima. Aho muri mugumane ibyiringiro, muhumure. Ibyo mubona bihari uyu munsi biteye ubwoba, ejo mu gitondo Imana irashyiraho izindi nzira. Murakoze cyane. Shalom shalom. Reka dusenge hanyuma tubifuriza amahoro y'Imana. Mwami Yesu turagushimiye, mbwira ijambo twumvishe muri iki gitondo. Reka nsenge mwami, senge buri muntu wese ufashe umwanya wo kumva iyi video, akumva ijambo ryawe. Reka umusubizemo ibyiringiro, reka wongere kumwibutsa ko niwe byiringiro bizima. Ibindi byose byashira, ibindi byose byavaho. Mwami ndabizi ko ibyiringiro bibuze, imibiri yacu irahungabana,
imitima yacu irahungabana, ubwenge burahungabana. Ndabizi ko muri iki gitondo hari abanyumva bahagaritse imitima yabo, ahari bumva ko bitagishoboka, ubuzima bwabo burangiye. Icyama ukanyura muri iri jambo uyu munsi, hakavamo ijwi rifasha umutima we, hakavamo ijwi rivugana n'ubwenge bwe, akumva ko hakiri ibyiringiro. Niko Yobu yavuze ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigatoha. Mu izina rya Yesu uyu munsi, reka bari kumvira ijambo bongere gusubizwa mu buzima, bongere kubona indi nzira, bongere kubona gutabara, bongere kumva ihumure, ubuzima bwabo bongere gusubirana umutekano. Urakoze, icyubahiro ni cyawe, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Shalom shalom.